Ni irihe hame Imana yaduhaye ngo rituyobore mu gusenga? Ijambo ry'Imana ryose, ibyanditswe byera, rituyobora mu gusenga. Ariko ihame ry'umwihariko rituyobora mu gusenga, ari ryo Kristo yigishije abigishwa be, ryitwa isengesho ry'umwami. Ibyanditswe byo gusoma kuri iki kibazo ni muri Yohana wa mbere, igice cya 5 umurongo wa 14 handitswe ngo, kandi iki ni cyo kidutera gutinyuka imbere ye, ni uko atwumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka. Matayo igice cya 6 umurongo wa 9 kugeza ku murongo wa 13 handitswe ngo, nuko musenge mutya muti, Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibaho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo udukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe, none n'iteka ryose. Amen. Ndetse na Luka igice cya 11 umurongo wa 2 kugeza ku murongo wa 4 handitswe ngo, arababwira ati, nimusenga mujye muvuga muti, Data wa twese, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Uko bukeye ujye uduha ibyo kurya byacu by'uwo munsi. Utubabarire ibyaha byacu, kuko natwe duharira abarimo imyenda yacu bose. Kandi ntuduhane mu bitwoshya.